Okay, nongeye kubasuhuza kandi mbashimira kubw'umwanya wanyu mukomeza kugenda muduha. Uyu munsi tugiye gushushanya pini cyangwa se igikoresho cyifashishwa mu kugira ngo ba- bafunge cyangwa se barokinge ibikoresho byifashishwa mu buhinzi. Harimo nk'amasuka, matera n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bituma imashini cyangwa se ibikoresho byifashishwa mu buhinzi bibasha gukora akazi nk'uko bikwiye. Ubundi turatangira hano kuri front plane, tuze kuri sketch nk'uko bisanzwe, noneho tujye kuri dutangire dushushanye igishushanyo cyacu. Uruziga reka turuhe 30 milimetero 30 ko arizo umutwe cyangwa se hantu hahera inyuma hari bube hafite. Okay, reka noneho tugegustrudinge cyangwa se tugasohore kuri milimetero 10. Niturangiza tubyemeze. Nyuma yo kubyemeza turashushanya urundi ruziga rwa kabiri. Urwo ruziga rwa kabiri nirwo noneho wa mutwe uzinjira muri cya kintu tugiye kuba twafunga. Reka uyu mutwe wa kabiri cyangwa se uru ruziga rwa kabiri turuhe 17. Noneho tuwusohore kuri milimetero nibura 120. Niturangiza tubyemeze. Nitumara kubyemeza turasigarana ikintu kimeze gutya. Noneho hano kugira ngo umutwe wacu wa kantu kacu uze kuba umeze neza, turabigenza gutya. Hano tuharinganize dushyiremo nibura milimetero 5. Nitumara gushyiramo milimetero 5 noneho dutobore aho tuzarokingira cyangwa se ahazinjira ka kantu kazaba kaje gufunga ya pini yacu cyangwa se ka kantu tugiye gufungisha. Ubwo rero turaza dufata indi plane ya kabiri, hanyuma tuyishushanyirizeho. Iyi plane ya kabiri tugiye gushushanyirizaho turayigira normal to the plane. Plane ya kabiri reka duhitemo top. Noneho niturangiza tuze duhitemo ahantu turi buze kuba twashushanya ka kantu kacu. Nitubigenza gutya urabona hari umurongo uri buzemo. Uyu murongo niwo turi buze gukurikiza kugira ngo ya pini yacu dushushanye ahantu turi buze kwitoborera. Kadushushanyemo akantu kagaragara ku buryo buri wese ari buze kuba ari kukabona. Reka dukoreshe milimetero 4. Milimetero 4 hano ndatekereza buri wese ari buze kubabona uko bimeze. Niturangiza dutoborere kuri reka dushyiremo hagati, dutoborere nibura kuri milimetero 37. Turebe noneho nimba akantu kacu katobotse cyangwa se pini yacu yari imeze neza. Murabona ko pini yacu tuyifite. Ubu dushobora kuba twahindura ibara iyi pini yacu ikozemo cyangwa se icyuma ikozemo bitewe n'amahitamo yacu.
Dushobora guhitamo nimba ari steel, tukaba twabihitamo nimba ari aluminium, nimba ari ibiki. Ibyo byose nitwe tubihitamo tukabishyira mu bwoko twe dushaka. Ubwo dushobora kuba twabihindura uko dushaka, dushobora kuba twabigira kopa bitewe n'ibyo dushaka, nikeli cyangwa se bitewe na papasi dufite niyo ituma duhitamo icyuma turi bukoreshe. Uyu munsi rero yari pine twari tugiye gushushanya, pine turayisoje. Reka pine yacu tugarukiriza aha. Ubutaha tuzagaruka twongera turebera hamwe ibindi bice bimwe na bimwe bigiye bigize imashini cyangwa se byifashishwa mu gukora cyangwa se mu gukora imirimo itandukanye y'ubuhinzi. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kugenda ibana namwe.